umuryango mwiza nka yawe amafaranga ekura mitumbazi oya ndari guhanagira ikibazo kumva ndarifite kuramo yewe nawe nayikuyemo byo mitumbazi yanjye we murabizi yawa mayifi cyangwa naguhaye iki ikigwa n'inkoni dore igihe akamereye nakwiborera neza amafaranga yanjye ayahe uranyishyuza ayahe mafaranga ariko ubona n'abantu batuye hano bakunzi ba Karupanzi Group ni amahoro twishimiye kubagezaho igice cya kabiri cya ya filime mwakunze muri benshi yitwa Umuhehesi. Reka tubanze twibukiranye uko igice cya mbere cyari kimeze. Umugabo Sibindeba nyuma yo guheheta cyane mu bandi bagore yagiranye amakimbirane n'umugore we, yatakaje amafaranga menshi ayaha abagore n'abakobwa n'ibindi byinshi. Muri iki gice turibaza tuti mbese yisubiyeho? Mama Gasaro se hari icyo yamumariye? Diane we se byaje kugenda biti? Ntimucikwe. nakoze rero akazi meze neza kweregeza mu kunyonga neza kabisa cyangwa ishyura ayo kuvuga ntago ari byiza ibiki se ibintu byawe byageze ibintu byibwira n'icyo ushaka ibintu mbwira ni ibiki kwaba kuwatinga ibintu byawe ariko ngo uri umuhehesi ntabwo ndimo ndabyumva muri iyi minsi hehesi aho muri mwagiyemo muri ibyo bintu tukajya gusenga gusenga akunda nadasenga njyewe ninjye kujya mu ndasenga narabyuka ngasenga ikimara ngo ujye gusenga senga iki ejo niko cyumweru ku cyumweru nta kazi ka nyine ngane gusenga buri wese ubaha imana afite uranyuma kandi nigende nako ariko njyewe ejo ndaza nkurebe tujyane gusenga kugira mbenye neza gusenga ko senga njyewe no mu rugo ndasenga bati kandi mba ndawanyumvishije kanegere mu kazi jya mu kazi nyine w'igihe kanegere shayo genda nyine nanarushye mbega umutungo wanjye ko nari mwiza imboga z'izuba ni kabisa ni kariti ariko ubundi nzabona umuntu ugiye undangura zino mbogara ko ndaza ko ntabwo ndi bubabure dore ko na madamu yagiye twaje kuzihinga ariko naribi nagende ejo bundi nzashaka kugenda kumucyura ngere mu rugo ingurube ngo nazo zabwiriwe ngo njye kureba ingurube zanjye ko zimeze ko nagiye natindayo nyakuri ariko nayizanye njana ntabwo ari gukingana pe sekare Martine we navuganye nawe agezera namuhaye ibintu se kuba naje n'igare ibindi yatuma mutegereza nshaka nihuse ahari kabe mutegereje ko nta kibazo bagiye kuzana ari kare
Karimati ina gutume waciye hagana uko wandi kwatinze cyane ahubwo kamuya nuko yari ngiye wasubira umugore wanjye wawe shawareka ubwo yagiye kugwaza amabukwe nyine yagiye kugwaza ngo nyina niyo mpamvu nyine adahari uri niyo mpamvu nahise nzana ku isambu nyine kuri madamu agwa kugira tudafashe no byakana nabiza tubere hagize umuntu ubona uri kumva ibyo bintu none anga yajya ngo ujya kumanya aje ukabishyira no mu nzu utwaye takiri ibintu byo nabizanye ese ibintu bakwishyira no mu nzu irakunaniye ubuse wabana ndi kwinjira mu nzu yabavuga ngo bizava ngo ahangaha bitwaye fasa fundi kura maye kura muka ndako kwinjira kuko bandetse natanye nakumura mu gusa kura mabara oya ko ni ibiki sibye kura mabara oya nari kunyambura mu gusa kandi ndagatera inzu urakira ndanga ngayiterero ro kire kivuga yote Mitaro naguhaye 500 bakwajya ukayahiza sha nago yahiza gose akazi ko nagakoze kabisa ndakwisabe kabisa cyane amarira yanjye siba bundi yabundi yazo ariyewe kamera y'abakobwa ari ibyishimo ino ubwo urishimye ugiye unezerewe kuko maje kumvuna n'umurunsi igiye gose ariko nareta amafaranga rwaye simba nayahaye na Diane kari wamundangiye 500 rwaye yuko ngubushira uba ko yakureye nawe ngaro kagiza rero bijya mu marara ngura Sibindeba se ko murone ubwatisha mwana wa mama none abakozi bagucitse ni uvuye kwahirira ingurube kumbona none amatungo yazanye hano ku isabu arutagera ibi abakozi bacitse ni mbe gushaka gutsa bivuze kujya mu kima muri abakozi bacitseho Arese komeroka rwose wirirwa mu bagore ufite amafaranga rwose aho duhureho kumwe n'abakobwa abambone rwose na dore nyuza hariya haruguru mu mudugudu barimo abana bawe babakubita bavuga bati dore abana basibindeba ngo umugore wawe yaragiye ese sibinde ko naherutse nguhana nkakubwira kujya gusebuka byanga sibindeba hanyuma mbeze tukumbone rwose wabaye inkuru hano hose ayo magambo ari kumbwira umunyamakuru cyangwa se bari kunyohereje undi ufite sho kuri kujya sibindeba rwose mbwira nawe mwana wa mama dore nanjye dore mbanje gushaka akazi mero kangaha umugore wawe ataragenda dore ko yagiye nanjye nkabimenya dore ngiye guhinga umuceri hepfiriya ariko naje kuba ko hari ibiti twasaga hano byabisize byasigaye na yaminyinya narinje nyina ngo nyihe rwose bimeze nabi umve ngo izuba ryaracanye rwose ariko mbanza agenda nakamwa mugabo none ariko maze nkubaza niyo byo ushaka icyaka gushaka ikiraka ni ubwira by'umuguranye bakushimira arega nabyo yemba ubwire umuguranye kugizana umugore wanyu ariko se singara rwose nyimba gusa ariko nabyo ariko ubuhehesi nabwo nubwo nasibana akazi kakama ariko ubuhehesi nabwo sibwira reba maze guhumba na wari ufite inda rwose tukiza gukora cokoze gusanyihera nuko tugaranyihera akazi naho ubundi sibyo uzajya ubigenda mari kuzabona ingaruka zabyo akugira ngo amatika kunakunza nako gashize sobanye kunagira yego boss ntacyo ushaka byasigaye niba bitaguhagije hanyuma boss ariko urimo ntinza ahubwo nagira ngo tuvugane amafaranga kuko uri kubona ko babwije nyine byose uracangana byose bitewe nuko uri kubona ko ibintu byarahenze nyine reka uragerageza kumpa ibihumbi 7 ariko namwe batinde mwabasha kwirata kwiyemera aho ngaho ara 7 kusatatoro tutubiri ari 3 yewe ndaguha amafaranga nge sibindeba ndaheba nukuri nge guhumbi 3 niba utabyashije utahe ndirago bindeba sibinde rwose nta kibazo ubwaraga twarakoranyeraga na kare ko twarakoranye wa muntu we nawe ibihumbi 3 nizere ko rwose ubwo ni ibingibi nabiriya mbese nabira biti hagaze tamene breed ara hose breed sigara se uno biti ngende kwigeranya arantu ndi kwihuta cyane arantu ngiye kujya ariko se wowe urihuta kandi none se uwo ngo ariko sibinde worohese bwawe ubwo uragiye dore ubwo ejo bundi nibwo numvaga unguka agakobwa Karimantina hariya nako ngo wagize gucyo bagafashe ku ntege ariko sebe no kuri hari ibintu rwose nawe ujya ukora
kandi bazamuka batagizwe na kamwe niba kamwe ndubwira yasi gusa kiraka twakibonye Gerekana ugabanya amategeko reka nasa ariko rwose nushaka wisubiraho rwose ntabwo ibyo ngibyo imbaraga azifite nubwo kuva mu gitondo ntari narya ariko rwose ndagerageza ariko uze kunsigira n'abahuze kunsigira n'abansi ibi dore bigibi koko uze kumpa nk'icyatanu ndarira shaka dore ko abapagasi natwe twagowe naho nababwiraga ndagira ngo reka gapyisi ni murumuna wanjye urakomeye amakuru yawe sawa gapyisi murumuna wa Sibindi murabona ni kuri muceri nyine ukoze gutya hano ariko gapyisi reba narahepfo nara ni mu kwanjyana wose rutoki byose ni ijyanjye nubwo baba gatanganye ni kumwe n'uyu mugabo murekezi hase Sibindi naherutse papa tujya kwigwari rwose bayitihera reka rero ushaka pisi Sibindeba agera inahangaha yakoze ibintu by'ibikorwa bigaragara usibye ko yaje kugira akantu k'akageso akajya yirukana umugore nawe urabona ibi byose ni ibye ibi byose umuceri wose n'uwe uko ureba iyi sambu yose ko ingana gutya niye abo kabazo waruvuze ko kwirukana umugore uyu mugabo Sibindeba rwose kuva na mbere hose papa aravuga ati Sibindeba sinzi umugore yazanye abagore inshuro eshatu zose hasi mwabagabo ibyo ko njije kwereka amasambu njije ko kigira urwanyesha mukanye kuzana birebire reka dusubire nahashije urumva amateka yawe nayo turire akabagume kibabwira akara gatebe telemuzi oya rero njye kugira inanga napagagiye ndakora muri sambu nyine ndabona mbona ibitunga nire muze tugenda ubwo nyine reka nkubwire reba naho n'umukwanjye reka nkubwire kugira inama kura amaboko umufuka ukore isazi yate n'iki gisebe tugenda reka nkubwire nanjye rero nawe isambu n'ubwite itari nyinshi gutya akageso k'abagore wakareka kuko byazagenda ariko se amagabo we igira akaroga tutaruzi byo mwe ndaribanga nta mugabo ugira umugore umwe ufite amafaranga iyo ugize amafaranga nawe ugira umugore umwe ndakambara data bureke njye kwereka n'ibindi tutaguma muri aya magambo y'amangambure kwereka ntari genda ndakuzi wenda urangabiramo n'agasambu kamwe nanjye mere tuburanyeho ariko serebe abantu ubona abantu bicaye nta nubwo inama niko mukora none se tuburanyeho musore uracyasatura imbaho gake iyo nimugerageze none se ijambo twese twabaye ingabo z'igihugu cyangwa turabiki serebe ako mujye mufata abakiriya neza urabemera ko n'ubundi mujye mufata abakiriya neza mudupfundurire vuba niko banza akagabo nako kagabo niko ureba apeti nese kagabo banza umanure aha mbwira rero niko kagabo ubu utareba rero turi kunywa inzoga ya nyuma njye nawe nyitunze umugore bita mama Gasaro iyi ni iya nyuma uri kumva none uzize ngo nakuzanye aha ngaha nkugurira agapeti nubwo bagiye kuzana n'akantu ngo nurukundo hari ikintu nshaka kukubaza sinaba ari matira ntegereje ko yaza kama na vansi nawe ukora rwose n'amahoro none mwire neza bafite n'amahoro mukomere cyane amahoro bose we nakurindiriye kuko nyine nashaka kujya muri ntuburare nyine niba hari ikintu mwaba mwavuye ku kazi mukambona nyine mwamwa
Alo. Ndimo ndakumva. uri buze kuza vuba se boss ko mbona ugiye ndabona uri kumwasiza mo kwasi ariko wumve ngo wamuduwe rwose uriya araguhemba neza bishimishije humpemba ariko namwe ntimugase ari mwene wanyu bari no garafure amafaranga guha iki giti amafaranga uhaye undi muntu dore nanjye rwose ntavumira itarari Meze mute? yego boss we nta kibazo Ajya murashaka iki? nagira ngo urebe nje muri ntuburare nyine ngende nshaka y'umufungo w'ibijumba hakiri kare abana mu rugo baba babwiriwe rwose nta kintu baherutse akazi karabuze kabisa Ariko utari cyo ndi kuri phone. Ntayo nishe umutungo uramvugisha naka. telefone rwose ntago nzabikora wo kabyara we Mutange ntuzongere gukora byo. ndabizi rwose ntago nzabyongera Cyame ngaye pasi igihumbi. igihumbi urebye wa muntu we bari gutanga utujumba tungana gutya nta nyanya wa muntu we ni ibibazo Reka ni amafaranga mfite. ariko iyo nari kuza nyine nk'ejo wari kumpa n'ibijumba nabonye bya birima bya biri haruguru cyangwa hari ba bakobwa hari wirirwa urimo mbona mwirirwa namufatanya ku ntugu batumye tumugore hari buri Dora kandi warabara. Bose igihe iki gitata cyashije umva kugiye amafaranga atindi niba uyo mu y'amafaranga mpita mwiguma. arega wa muntu we nawe urebye kuva mu minsi ngahe ntabwo rwose nawe waba wibuka ubonye aya mafaranga icyumweru cyari gihise nta ngahegerayo boss igiranga ariko uri buze kunyongeraho 500 rwose ntabwo bitwaye twabivuga Gerabuze ngo amafaranga yose tugende. Ikintu cyaka ni yisa amafaranga. aho genda ujya kureba ubwo usubiye kwa Clementine wasa uyu munsi ubwo ntabwo urwiriza rwose nubwo areka Kandi wa mugabo ushaka kukamunanika nigende. kuvugisha ukuri ntabwo byica umutimirano ngaho genda urakoze nta kibazo wumva ngenzi ko mfite umuntu w'inshuti nka Kagabo umuvandimwe urumva nasize mu cyaro ngo ajye andebera umugore andindira urugo ibibazo bivuka bimwe niko umugore wanjye nsohoke yinjiza abagabo ninjira asohora abagabo ndi ku rugabo ntugende ikintu na kimwe mbwira ko erega nanjye nari gishaka amakuru rwose ntabwo nari nakamenya amakuru ya nyayo niko ngeze inama muri karitsiye ibintu byazabye mama Gasaro ninde winjiza igende n'umugabo kwa mama Gasaro ninde usohotse ibyo biba mu rugo rwanjye ntunambwire ko rwose ntabyo nari ngishaka amakuru gusa ese nyine cyakora amakuru ntushaka kuyibona amakuru ntushaka kuyibona ntacyo kivuze kubera iki se nyine amakuru ntacyo kivuze kuko mama Gasaro ntabwo tukibana namwiruka uti niyo mpamvu nakubwiraga nyine ngo unywe inzoga ya nyuma njye nawe nyibana na mama Gasaro ubundi nzajya ngutumira mwera ahandi mama Gasaro namwirukanye byarangiye gusa ushatse kuvuga ko mama Gasaro mutakiri ariko reka nkubwire njye nibwe ndwanira igihe urumva nsiga umugore nzana amafaranga nyashyire hariya mu rugo umugore ninjire asohora abagabo ninsohoka yinjiza abagabo ubu urumva njye nabyihanganira ntabwo ari ibyo kwihanganira ariko ntabwo byari namwirukanye byarangiye ariko reba Gasaro akivuka ntabwo si umuntu ko tudasa uyu mwana ni uwanjye ariko kubera ko naje nkumva akantu k'urunturuntu natangiye gusobanukirwa buriya Gasaro hari ukuntu mureba nkabona nta hantu duhuriye n'uriya mwana mutoya ndaje menya ahantu avuka ndaza kubimenya inywera agapeti reka ninywere akaya iki gice kibuga miliyoni enye miliyoni enye rero ni ibiceri bine by'abanyarwanda ni miliyoni enye tera imbere kabisa nakibona nese boss uzayiranguza indege ni imodoka zazabimaramo habara wareka harajya hose naratemye hose natemye nahari aho nawe uri kutijije no hakurya hose ukuri hareba hakurya miliyoni enye rwose ntaguze enye muze mbere Dena ndababisha nyuma y'inagashikika wewe kumena abo kumenya amenyo wagira ngo narayaryaje kuri concert
dore urusheke sha Garafureri ni umukire ndakwemeye ntabwo nzasubira Uganda dore urusheke Gabiki bageze hano se jya. Koga wenzanye hano kunyera iki gisheke cyawe ungenza niyimenere hari Bose kanika kawe sipisi. Bera ntabwo nzasubira Uganda. Papa yarambwiye ati nta mitungo nabaha mukuru wawe yakunze abagore ibyanjye byose arabigurisha. Bose Ubu nuvango ibi byose. Amasuku ejo bundi kuvuga ko aha hose uwahakoresheje hararangiza bose nawe akazicaburamo. Tonde boss toneza n'igisheke cyane ariko se turi mu muryango n'ibindi birahari. Garafureri aba yaraneguriye mu gihe yagiye mu kazi nzajya mucurira imitungo. Weho turi kumwe kabisa. Nagwingiye kubatya kubungubu ntabwo nzongera kugwingira. Wow, mash. ikiraka cyo guhabura. Ukimara gusarura ni uzaje hano n'abawe. Ntabwo baharura. Baratabira kugira ukizamere n'agashyira ifumbire. Ariko Garafureri Waginga kijambere weho. Umuntu kuri opikasi koko. Garafureri nabonye ko haraharaye ushaka wahereza nyine bagahakora. Pararaye. Haraharaye kabisa. Reka nzakibakora bazagikora nimwe cyose. Ubona yinjye kuvigira aho twatari. Iki gitwara cyo ni cyo. ubwo tuzajya dufata ibirakane kuri metero abakozi benshi Kuri gapiti, kuri bagapiti. uzaharanire gutera imbere cyane Baraka tukamane. Nadia warigendeye none wasize mu byago. Uzi ko wagiye byahomba 5 wariye bakabinyishuza bakamfata ku ngufu. Ngiyo murega. Nagejeje kureba ko yaneye inda ubundi nkamurega. Ni meza. Ntabwo ari cyane. Hano yanishakira mati ko ari amakuru y'ukuri. Ayahe? Sibinde bayagufasha. Reka. Ego sindameruka kera cyane. Ko wimbeshya. Cyo mu Rwanda. Usibye se ko mwarakana nawe muhuza na Diane naho ntabwo meruka bose ibyo ni ibintu. Ndeba ndabizi neza naranabyumvishe neza kandi n'ibimenyetso. Oya mukore reka nimba nibyo nk'ibyo tambira mu rugo. Babarira hoshi nyine hoshi igenda hoshi tane mbabye bikuze. Umva ndagiye muko ariko nimba hari n'icyuhishe kizagaragara. Hoshi igenda. Aha abantu kigasigaye babunzwa n'amagambo gusa. Gose niyo yamfashe ku ngufu byo birabareba. Nawe uri umukobwa ejo ndi byakubaho. Wekije. Simbi. Zamukana gapyisi byo korera amatungo araruguru. Abana barayakoreye reba. Wamureba bose. boss undezeho noneho wanyerekaga bya biraro nkabona zanguriwe zanga ikibazo genda kumeje kwibaza. turakwemera ahantu hose Ngewe unabivuze je ntanafuka. Isimbi ko yambaye nabi. Ni nabi meze. Ubisimbuka ko no kwirwa yirukanka mu gishe cyangwa yambaye uzi ko wajyaho nta nubwo yiruka n'ukara. Bose ntago ari ukugusebye ariko nawe reba nk'umuntu ufite inka bose si ukukubwira nabi ariko buri uvuze ko nyine ubwo yapfuye ntabwo ari ubwinshi buriya nk'umuntu ufite inka urebye naho wabona rwose ukagerageza ugashaka agakombe k'amavuta y'inka kinyarwanda rwose uriya mwana ukamusiga byagaragara buriya biragaragara rwose nk'aho ari umwana wabaye ntabwo urabona ko uriya mwana akeneye amavuta yo kwisiga ese niba nyina mutabanaho ntiwatekereza ko wafatamo amavuta y'inka ukaba wamuhereza ntabwo se ko mbona bozo yitetse gusa arabivuga hi Shamwareka. Numwanyibutsa ninga.
Akise kandi. ugatuma agasheke kananya Boss ari utatubihiriza najya no. n'akanya Utatubihiriza rwose. nakandi murakamenya ariko nibyo yego akari ikibazo gikomeye mwabagabo nyine murareba wa mwuga w'isi nakoraga nyine mubona rwose ubundi nyine kakantu ko mu isambe bagaze nyine isambe bagaze Yepfo yo mu majyepfo. majyepfo nyine rero muribuka aravuga rero kwina ko kitwa ngo ni Kadiyani Yani. ubwo nagize guca ngiye kugera ku ngingo abanyene baraza bapfubiriza abanwaye 5 na 500 hayi Clementine ariko Clementine ikindi kintu cyamabashe si muzamudamu muri mama Gasaro Mama Gasaro. umugore wa Grand Frere ngura mukubonye niwe mubwira yewe ariko narabiketse sibi ndeba rye twahuye uri gucomoka uvayo ariko uri kwihuta namuhaye amafaranga 10,000 sinzi agakobwa kaje kumenya amagambo mama Gasaro yaje kunyuma nyine kwitomasi yasamba amajyepfo birangije ikintu nakoze ni igiki namufashe mu yosi ngake Uramo nyine uconyene. abakinde tuzakubanya Aho boss nyine no ntabwo tuba twanagahaga. uzajya gutyo ngende mama Gasaro nako ndi mama Isimbi njye ati kamubwira ngo yewe reka kuba nyaza Boss tubwira rega amagambo make ngaho tubwira. ubwo birangije namufashe mu kibuye umukobwa ajya gutanga inkuru mu rugo tika mu rugo rwa byakomeye Usanga rwahiye. ye ntihagararo byakigaro bizi ko nyine nango kiruka Ndabizi. namushyizemo ngo Umukubise urushinyine. urushino kubita madamu ubu ari kwa mabukwe uratinyuka wirukanye umugore wirukanye umugore naramwirukanye ari kwa nyina ubu ngubu sayizingiza Ayo ni amakosa wakoze. none wewe muramamambye wacu Boss nawe uzajya wemera tukubwire. akageso kawe nako Akageso gakora kwe ukagahisha. hari ukuntu agakora kwe ahubwo simwe ko mfite ijambo ryiza gari umugore rero ngiye kuzana Umugore abana barirwa ku gasozi barirwa bakubitira mu njumbure z'abandi. babonye filmu Ni ikibazo. Abana batangiye kuba urwirungu. Ni ikibazo. Nk'ibi bintu byose ufite nk'umuntu yamasambu y'intoki ibitoki biranagana. reka babwire uhereye ugabanya ku byo ndubukire madamu aho nibaza ibiti bipanga Ahubwo ntiwumva rero sha umva rwose aho ngaho rwose kabisa tujya dufata icyemezo tujya dufata icyemezo iri ntabwo ari ishu ndabibona ariko sana tujya gucisha cyo gushimba umva ibisheke biturutse iriya cyane se ko wagiye ureka undi mwiza cyane ariko nawe uri igikobwa cyiza uraciye ahantu hose kabisa sana urizi ukuntu ngukunda cyane ntabwo ari cyane nanjye umutima wanjye urawutwaye koko se ukuri nyemera ushyire mu magufuri nta kibazo nanjye ndasubira akwashira akari nakubwira akahise nyine hari umusozi kunana n'izuba nyine birishima cyane ibiti biramera umusozi se ninde zuba ni umusozi wowe nkabizuba hashiri yambi kuri kabisa uzi ukuntu mwemera cyane nanjye ni uko pe umva ndagukunda nk'ibyasoze ntabwo ari cyane muri bisi rero basi nziza nanjye ni shashirika nyine ibintu nyine ni uburyohe biri siriyasi kandi ugenda kubeshya njye ndi umusore
kandi nawe ndabizi kuri umukobwa nyine ugiye gushyira mu mago bya nyabyo ntabwo ari kera n'ejo cyangwa se ejo bundi ntabwo ari kera nta kibazo ni byiza kuko ndagukunda nanjye ni uko kabisa rero gahunda ni gahunda wumve nyine ko ejo bundi kuwa mbere cyangwa se kuwa gatatu uzara ugiye mu mago nta kibazo gusa rero turinjira mu bwakire twagiye ishusho